bagiye bampamagara, bamwe bafite uburwayi nkabasengera bakambwira bati twarakize, abandi bafite ibibazo by'amakode nkabasengera bakavuga ati amakode twagiye tuyabona, abandi bafite intambara mu ngo bagiye bampamagara bati intambara mu ngo zararangiye n'ibindi bibazo byose ngo byarakemutse. Ibyo twabishimiye Imana rero. Yego, Imana ishimwe cyane. Yes, reka mbasuze bakunzi ba Concorde TV show, mbifuriza umwaka mushya muhire, kandi reka nshimire abantu mwakanze subscribe mukadushyigikira, twatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha. Nk'ibisanzwe nitwa Tumimana Concorde, nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu. Niyo mpamvu nafashe urugendo niyizira hano mu mudugudu wa Kidaho, mu kagari ka Gitega, mu murenge wa Cyanika, mu karere ka Burera, nje kureba umukozi w'Imana. N'umuhanuzi, n'umuvugabutumwa, impano zose Imana imushoboje arazikoresha, kuko ntabwo yiyobora ahubwo ayoborwa n'Imana. Ni umumama mwiza uri amavuta y'Uwiteka, ni ukuri nabimubonye hose ko bwa mbere tugiye gukorana. Twakwanye ibiganiro byinshi kandi abantu benshi bagiye bamuhamagara barabohoka. Yitwa Nyirakarire Beatrice. Beatrice, uraho? Ego, Amakuru ni meza. Umwaka mushya muhire. Twese hamwe. Umwaka utangiye neza. Nta kibazo. Yego, reka wanze dusengero abantu Imana ise kutuyobora muri iki kiganiro kigende neza. Ni karibu. Turagushimye Uwiteka Mana yacu, turagushimye Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri umukozi w'umuhanga. Tugushimiye ukuntu waturinze, tugushimiye ukuntu warinze u Rwanda n'Abanyarwanda, tugushimiye ukuntu warinze abanyamashengesho bo mu karere ka Burera, tugushimiye ukuntu wabanye natwe muri uriya mwaka wa 2025, none ukaba utugejeje mu mwaka wa 2026. Turabigushimiye Uwiteka Mana ishobora byose. Hari benshi bapfuye ariko twebwe turiho, ntacyo twatanze. Ni ubuntu bwawe, ni urukundo rwawe, ni imbabazi zawe n'imbaraga zawe. Urakoze Mwami Yesu, urakoze kuko waturinze twese. Urakoze, tugusabye bike nk'abana b'abantu, ibyinshi ubona bidukwiriye ubiduhera ubuntu, ni mu izina rya Yesu. Amen. Yego, tuguhaye ikaze rwose, uyumvemo ikaze. Wariduhaye hano mu rugo, sibyo? Natwe turi guhaye kuri Concorde TV show. Nta kibazo. Yego, ni magirirane, ni mpangohe. Nibyo. Imana ishimwe. 2025 wayisoje ute? 2026 wayitangiye ute? 2025 narayishoje ubwo shitani yagendaga idutega imitego, ariko Uwiteka Imana Nyiringabo yarayidusimbukije. Ni ukuri twari tuzi ko tutageza iki gihe tukiriho kubw'uburwayi bwagendaga budufata, ariko nyakubahwa Imana kubwo yari adufiteho umugambi, kubwo yari azi ko turi abanyamumaro, kubwo yari azi yuko tuzamamaza ubutumwa bwiza muri iki gihe, yaradusimbukije. Twararwaye turakira, tumaze gukira ahubwo dusengera n'abandi barwayi nabo barakira. Tubishimira Imana. Yego, Imana ishimwe cyane. Kuri YouTube abantu mumaze kumenyana bimeze bite? Kuri YouTube abantu tumaze kumenyana ni benshi cyane, bagiye bampamagara, bamwe bafite uburwayi nkabasengera bakambwira bati twarakize, abandi bafite ibibazo by'amakode nkabasengera bakavuga ati amakode twagiye tuyabona, abandi bafite intambara mu ngo bagiye bampamagara bati intambara mu ngo zararangiye n'ibindi bibazo byose ngo byarakemutse. Ibyo twabishimiye Imana rero. Yego, Imana ishimwe cyane. Akenshi ubuntu bishobozwa n'iki? Bishobozwa n'Imana. Uruhari rwawe saba ruruhe? Ndabyumva uruhari runini ni urw'Imana, ariko wowe urwawe kugira ngo abantu baguhamagare babasengere, ukutubwira bari kubura kode Imana yagiye bishyurira, abaye babuze urubyaro urabasengera abona urubyaro. Wowe uruhari rwawe ubona ruruhe muri icyo gikorwa?
uruhare rwanje ni ugusenga. Nta kindi gishoro, ni amavi, ni yego ugusenga, gupfukama ku karago, nangwa nkazamuka imisozi nkaja mu mashyamba, yego imana ikambwira ko ibibazo by'abantu nazamukanye bikemutse. uvuze kujya kuzamuka umusozi, ubwo mba ndibutse hari abantu akenshi bakunda kubigira urwitwazo, umuntu yamuhamagara ngo ushakire ngo tike ngo ibihumbi 80, ngo ibihumbi angahe, bajya bavuga menshi ngo nzazamuka umusozi ngo njye kugusengera. Abo bahanuzi bagenzi bawe ko hari abajya babikora, urabavuga hiki? Abo ngabo hari abahanuzi b'Imana, hakaba n'abandi batuvangira b'abahanuzi bo shitani bagayohereje. Umuhanuzi w'Imana nanje ndimo, nakwitangaho urugero ko umuntu ntamusaba ayo matike. Ubusa urwo rugendo rwo gutanga amatike 80 rwaba ruruhe? Abo ngabo rwose nabo kutuvangira, abo nabo gusebesha umurimo w'Imana. ubwo 80 koko yaba arajyaye? Ayo mafaranga si waba ugiye kugura umurima Imana itawuguhaye? Waba ushaka kwirwanirira kandi dufite uturwanirira. Yego. Ikindi ugasanga umuntu araguhamagaye kandi aguhamagara ari umunyabibazo, n'ubundi uhise umubwira ngo zana amafaranga. Icyo si ikibazo koko? Ni ikibazo rwose. Ntabwo namubaza amafaranga yuko Imana yampaye impano, ntabwo yampaye impano yo gucuruza. Yego. Nuko ugasanga umuntu arakuganyiye, arakwandikiye ati nyaboneka nsengera, ahubwo nawe uhise umubwira ngo banza ngo wohereze ngo amafaranga ngo kugurira Bibiliya ngo abantu ngo batishe abantu ngo batishoboye. Bibiliya yanje ndayifite, Imana yarayimpaye. Bibiliya ngiyi n'indirimbo Imana yarayimpaye. Nta waba uri umuririmbyi, uri umukozi w'Imana, uri umunyamasengesho ngo uje gutwereza ngo muntwerere Bibiliya. Bibiliya ndayifite. Ntiwaba uri umukirisitu utagira Bibiliya. Abenshi nyine bahita babeshya abo bagiye gusengera ngo nyine ngo bohereza ngo amafaranga ngo tugwire ngo Bibiliya ngo abantu batishoboye ta. Abo ni babahanuzi b'ibinyoma twumvise bagenda babeshabesha, bagenda bahanurira abantu bakabaha amafaranga. Nje ntabwo muri abo ngabo ndimo. Abo nibo mwumva ngo hari abahanuzi ba pirate. Nje ntabwo ndi pirate, rero nje mfite umwuka w'Imana, Imana yampaye. Ntabwo ndi pirate rwose. Imana ishimwe cyane. Yego. Akenshi wese ugereranyije urebye abantu bagiye baguhamagara nibo turi kwibandaho cyane, kuko tuba tuvuga ngo turebe nyuma yo kuza ukajya kuri YouTube ugahura n'abandi bantu mutari muziranye, mutasenganaga mubonanye, kuko abenshi ngira ngo nabasengera kuri telefone. Wowe urebye ubona ubuhanuzi bwawe busohora mu gihe kingana iki? Uragereranya urebye kuba wagiye usengera bafite ibibazo bigasubizwa mu gihe kingana iki? Abo nagiye nsengera bamwe bagiye bampamagara icyumweru gishize, bati ibibazo byarakemutse. Yego. Abandi bakampamagara icyumweru kitararangira. Ubwo nanjye nkumva mbese imbaraga ziriyongereye. Ni ukuri. Nuvuga ngo urebye mwayane ni icyumweru. Ni icyumweru rwose. Nje kubesha sindaha hantu. Ntago wabeshyura kubesha ni icyaha. Yego. Umumama ungana nanjye ufite imyaka 50. Ntago wabesha. Ntabwo naza kubesha rwose. Oya rwose ntibikakubeho. Ntibikakubeho ni ukuri. Ntawe wigeze guhamagara ati ko wampanuriye ibi bintu none bikaba bitarasora bikaba bigutinda, ari no kukubwira nabi? Ntawe rwose. Yego. Ntabakubwiye ati si umuntu w'umukecuru imyaka 50 naho kujya ku ma YouTube tubwo ntiwaguye? Ntabwo babimbwira kandi atari nje wa mbere babonaho abandi bacecuru benshi. Hari n'abansumba bahari. Yego. Oya hari abameze gutyo ugasanga bari kuguca intege da. Yanje ntabanca intege yuko uwo ndi gukorera ndamuzi. Yego. Imana yampamagariye kuyikorera mu gihe kigoye, mu gihe gikomeye n'icyoroshye. Yego. Ubwo mu minsi yose ngomba gukorera Imana hakiri kare nkiriho.
ntagiye bigeze ureba ibi bintu muri uru rugendo nyine rw'agakiza ukareba bima kukumva ukavuga ati Imana ariko kuki wampaye iyi mpano, bima ko ngo wumve impano wahawe y'ubuhanuzi ikubereye ikibazo? Zigeze bikubaho? ntabwo byigeze bimbaho, ntabwo nayinuba, uretse ko abo kuduca intege batabura muri uyu murimo bagomba kubaho, kuko shitani ntabwo ibitwishimiye, ntabwo uyu murimo shitani yigeze awishimira. Turakuzi rero ukunda kuvuga ijambo ry'Imana, sibyo? Nuvuga ngo tuguhe umwanya ubundi tugezeho n'ijambo ry'Imana. Murakoze. Hari icyo bitwaye? Ntacyo bitwaye. Yego, ni karibu rwose. Nziwe menyeshigi iwacu se nimuhero atijo ryijimye cyane uracyahanyuma umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe kandi byaremwe uko bingana byiteze Imana. Ndacyabazi byaremwe byose binsubiza bitya biti dore isi yakiza gushira azimbiho. Yego, tugiye kuganira ku magambo ari mu gitabo cya Nahumu. Ibice ni bibiri, umurongo waho ni uwa mbere. Nahumu ibice bibiri dore ku murongo wa mbere. Turasubiramo. Nahumu ibice bibiri dore ku murongo wa mbere. Dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe, yatsembweho pe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Ndabwira abantu banteze amatwi, iri jambo riri kubabwira ngo dore wansomera ngiye kubera nka mbere yego, dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe, yatsembweho pe. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Ndabwira abari bihebye ko dore mu mpinga z'imisozi ibirenge byuzanye inkuru nziza biraje. Yuda we, Jacqueline we, n'urugero ntanga, Jacqueline we, Wimana we, Patricia we, Musabyimana we, komeza ibirori byawe. Nukuri. Dore umunyabibi atsembweho pe. Nta hazongera kugaragara ukundi, atsembweho. Ibyari bikugoye bikuweho, ibyari bikuruhije bitsembweho. Abanzi bawe bari bakwishima hejuru, abo batsembweho. Shitani wari ukurakariye, uwo yigijweyo. Uwakurakariye muri uriya mwaka wa 2025, uwo yamaze gutsembwaho. Umudayimoni wari ukurakariye ngo uzapfa muri 2025, uwo yatsembweho. Ikomereza ibirori byawe. Nukuri, niba wasengaga komeza wisengere, niba wanezerwaga komeza unezerwe. Niba utagiraga ibyishimo, Imana iguhaye ibyishimo muri 2026. Haleluya. Nukuri nkwifurije ibirori. Ndabwira abakobwa bihebye, mbifurije ibirori
ibirori muri 2026 mbifurije ibirori ibyo batabonye muri 2025 ndabibifurije 2026 ibirori birabonetse mbwira ingumba zitabyaye zitabonye umwana muri 2025 muri 2026 babonye abana barahetse. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. Iri jambo ryaramfashije nanjye nshaka kurifashisha abantu bantegeye amatwi. Ndagira ngo wewe untegeye amatwi iri jambo rigufashe rigira aho ryagukura rigire naho ryagushitsa. Imana ishimwe nukuri. Hatwiganira irindi jambo. Yego. Tugiye kuganira ku magambo aboneka mu gitabo cya Yesaya. Ibice ni 61. Umurongo waho ni uwa mbere. Yesaya ibice 61 yere ku murongo wa mbere. Umwaka w'Iteka azagiramo imbabazi. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri nje, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Iri jambo rigufashe nkuko nanjye ryamfashije. Umwaka tugiye kwinjiramo utarabonye ubwiza bw'Imana, ndagira ngo nabushake hakiri kare, hakiri ku manywa butaribwira. Uwiteka araje agiye kugirira abantu imbabazi. Yemwe ndabwira abantu binangiye imitima ko Uwiteka ari kubashaka. Haleluya. Imana ishimwe. Uwiteka araje aje kuduhorera. Uwiteka aje guhorera ubwoko bwe. Uwiteka aje guhemba no guhana. Yewe utari wahindukirira ngo ukuri ibirenge byawe mu byaha, ndakwinginga rwose kubwo Uwiteka aje guhorera ubwoko bwe, babandi bamubaye hafi, ndakwinginga rwose kugira ngo nawe ujabura ibirenge byawe mu byaha hakiri kare butaribwira yuko nibumara kwira imigabo n'imigambi zaba yarangiye. Ndakwinginga rwose kugira ngo uve mu byaha, uve mu bitagira umumaro, uve mu bidatunganye. Nukuri muri uyu mwaka wa 2026 ubwo Yesu agiye kuza guhorera abagize neza, nawe azaguhorere mu bandi. Amen. Imana ishimwe. Ayo magambo rero garamfashije rwose. Niyo mpamvu nanje ngize ngo abantu bantegeye amatwi ngo aya magambo abafashe. Mbese uburi gutekereza iki weho utari wava mu byaha? Umwaka 2025 ugusize mu byaha, none n'uwa 2023 nagugusiga mu byaha. Ndakwinginga kugira inama, viyuri va mu mwijima w'icuraburindi, va muri uyu mwijima, maze Yesu akugirire neza. Yesu agiye kuza guhemba no guhana. Noneho uteka uzaboneka mu bibihano, ahubwo uboneke mu bwoko bwiza bw'Imana. Uwiteka agiye guhemba. Imana ishimwe. Amen. Amagambo Imana yari yampaye ko dusangira nayo ngayo. Yego, Imana ishimwe cyane yuko igihe cy'imbabazi kigeze. Yego, yuko tugiye kubabarirwa. Imana ishimwe kandi hafi. Umuntu yarakwiye kwigenzura. Yego. Hakiri kare butaribwira. Nukuri. Iyo bwamaze kwira ni cyagihe uba utakihumeka, cyagihe uba utakiriho, wamaze kuvangwa n'ibitaka. Imigabo n'imigambi biba byarangiye.
n'imihigo wahize hari igihe wapfa utari wayihigura ushaka wahigura iyo mihigo niyo hari ibyo wahize wahigura hakiri kare ukiri ku isi nibyo Uwiteka Imana ashaka kugira ngo duhigure imihigo no muri jambo nigishije mbere hari ijambo ryavuze ngo Yuda we ngo higura imihigo wahize ngo yuko umubi atsembweho twadukwiye guhigura imihigo yose twahize Uwiteka yaza guhemba tukaboneka mu bazahemba Uwiteka tugirire neza amagambo y'Imana nari mfite nayo ngayo uko z'Imana iguha umugisha turi kugana ku musozo tugeze muri wa mwanya wo ngo utange nimero buryo wakumva yafashijwe nkanjye kuko nafashijwe yazaguhamagara mugasengana mukiganira ku byubaka imitima yacu bikari no gutanga nimero 078 21 50 69 3 yego iba no kuri WhatsApp Imana ishimwe umukecuru umusirimu tuziranye iya yatera ahubwo iyo nuko nayibagiwe nayateri ubwo uzampamagara nzamuhamagaza yateri nta kibazo bazaguhamagara ntibazambike kuko ntago bose babahamagara ngo bikunde ariko iyo tubwiye MTN niba no kuri WhatsApp kuburyo umuntu waba uri kure mu mahanga yaguhamagara kuri WhatsApp cyangwa akakwandikira yego reka dusoze rero n'ubundi bisengesho dusengera Imana ikomeze kubana natwe turagushimye Mwami Imana tugushimiye yuko udufashe muri ibi biganiro dutambukije aha hantu Mwami Imana ndakwinginze ayiwe wite kuri Imana igira neza haleluya haleluya Imana ishimwe ibi biganiro bizafashe benshi ibi biganiro bizahindure benshi ibi biganiro dusenze kuri iyi tariki ya 15 haleluya nukuri buri mwe wese uzabyumva bizamuhindure kandi nukuri senge abantu bateze amatwi ibi biganiro Mana ubagereho ubagirire neza benshi bafite uburwayi ubakize benshi bafite ibibazo ubikemure benshi bafite amadeni ubishurire kukuri Imana tuguteze amatwi rero Uwiteka Mana dutegereje ibisubizo byawe Mana data nyiribihe uzabikore neza ubikorere kwiyubahisha urakoze nyiribihe ko wumvise urakoze kugiye kubikora kandi ukabikora neza ni mu izina rya Yesu amen amen